Yesu arabasubiza ati ni ukuri ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma munshaka, ahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga. Kubw'imigati abantu benshi bagiye bakurikira Yesu kubwo kumwumva n'abandi. Ndagusuhuje aho uherereye hose ku isi, mu mimerere itandukanye urimo, waba umeze neza, waba ufite uburwayi, waba ufite ibibazo bitandukanye byo kuri isi bitajya bishira. Ubuntu n'amahoro y'Imana bugwire kuri wowe wakuhisemo Birandikwa TV. Nakwibutsaga gukanda subscribe wowe utarayikanda n'inzogera. Hari abantu bakanda subscribe bakibagirwa gukanda ku kazogera. Iyo udakanza akazogera ntabwo ubasha kubona ibiganiro uko bikurikirana, kuko usoma titre ukumva ko bikikunyuza ukaba wakireba cyangwa se ukakihorera n'uburenganzira bwawe. Nawe utarakanda subscribe n'ukuri ni karibu kuri Birandikwa TV, kuko hari ibiganiro byinshi biri imbere bitandukanye muzagenda mubona kandi bizabanezeza, ibindi bikabanyura, kuko turi kumwe n'Imana ndabizi. Imbere ya televiziyo ya Birandikwa TV murahabona umuntu w'umupapa, ni ubwa mbere aje kuri Birandikwa TV. Ndagira ngo babanze basuhuza nabibwire tuguhaye ikaze. Turabashimiye abo kuri ino televiziyo. Nitwa Karikumana Samuel, umuvugabutumwa wo mu Nkuru Nziza, ndi umupapa wubatse, ufite abana babiri. Imana y'amahoro ibamere umugisha. Urakoze cyane kwibwira abantu bagukurikiye kuri Birandikwa TV. Nagira ngo nkubaze inzira y'umusaraba cyangwa se inzira urugendo rwawe mbere utaraba umukristo cyangwa umuvugabutumwa uko ari ubivuze, mbere wari muntu ki? Nari umupagani, umunyatabi n'ibindi bibi byinshi tutaragera mu nzira y'agakiza twarabikoraga. Hanyuma ni gute wakijijwe? Muri 1998 tukiva muri Kongo, kuko twari twarahunze, bacu bari barahunze nkiri umwana mutoya. Hanyuma tuza igihugu kiza kubohorwa tugaruka mu Rwanda. Hanyuma iwacu haza kuza itorero rya ADEPR, tubwirizwa ubutumwa. Hanyuma tumaze kubwiriza ubutumwa twakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Mu mwaka w'2000 itorero ryari ryarageze mu gace kacu, tubwirizwa ubutumwa, twakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ni izihe nyungu waba warabonye umaze gukizwa? Inyungu za mbere ni uko iyo umuntu avuye mu byaha ahinduka undi muntu mushya. Kandi iyo umuntu amaze gukizwa akava mu byaha yakiriye Kristo, n'ingeso yari arimo zirahinduka, agatandukana n'uwo yari we atarakizwa. Banga umuntu wakijijwe atandukanye n'utarakizwa, biratandukanye. Bango za ngeso mbi twabagamo mbere n'ingeso twagiyemo zo kwakira Kristo biratandukanye. Iyo umuntu yamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza abatandukanye n'umwe wa mbere. Nukuvuga ngo rero inyungu nagize ya mbere, bya byaha nakoraga, kwa kunywa itabi, kwa kugira urugomo, ntago byongeye kugaruka ku buzima bwanjye, ko nari mfashe icyemezo cyo gukurikira Yesu nk'umwami n'umukiza ku bugingo bwanjye. Hari abantu bakunda kuvuga ko gukizwa umuntu akunda guhura n'ibigeragezo cyangwa n'intambara. Sinzi n'umuhanzi waririmbye aravuga ngo intambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko warwanya uruhe rugamba? Ni izihe ntambara? Kuko hari abantu bakizwa bakagira ngo kwa Yesu biranagana, kwa Yesu ibiryo birahari, kwa Yesu akazi karahari, kwa Yesu ibintu byose ni wane, ibintu byose biraryoshye, mbese n'uburyohe nta bibazo bihari. Ni izihe ntambara waba wararwanye nazo umaze gukiza? Icyambere umuntu ahura nacyo yamaze gukizwa, Satani ntiyishima. Impamvu atishima nuko agira igihombo cy'ibyo wamukoreraga. hanyuma agashaka wamara gukizwa agashaka kugukurura muri bya bindi waretse.
akajya agenda gutega udutego twatuma wongera gusubira inyuma. Hanyuma rero iyo wafashe icyemezo cya kigabo cyo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza byavuye ku mutima, Imana izigenda ikurwanirira ikaguha imbaraga. Ikindi kintu gituma abantu bavuga ngo kwa Yesu biranagana ariko bahagera bagasanga siko bimeze, ni impamvu z'uko bataba bakiriye. Hari abakizwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hari abakizwa baje gushaka imigati, hari n'abakizwa baje gushaka agakiza. Rero umuntu kugira ngo atindane na Yesu biterwa n'icyatumye haza, kuko uwaje yakira agakiza cyangwa se afite intego yo kubana na Yesu niyo yageragezwa ntajya hava. Ariko uwaje hari ibindi agambiriye, aje ngo Yesu amuhe akazi, aje ngo Yesu amuhe imodoka, hari igihe Yesu adakora ikosa ryo kugufata ngo aguhe imigati wowe utarakira agakiza. Yesu icyo atanga cya mbere ni agakiza. Icyo Yesu yaje adushakaho ni ukugira ngo twakire agakiza tuzahabwe ubugingo buhoraho. Ijambo riravuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana ndetse no gukiranuka, ibindi ni inyongera. Rero kugira ngo umuntu atinde ku Mana biterwa n'icyahamuzanye. Ndagira rero ngo mbwira abadukurikiye ko kugira ngo umuntu atindane n'Imana bisaba ko yiyambura iby'ubuzima bwo hanze akakira Yesu ku buzima bwe. Hanyuma Yesu yamara kubona ko agakiza gashyitse muri we akamwongera n'ibindi. Uko niko Yesu yabwiye abigishwa be n'abandi bantu bari bamuteze amatwi, arababwira ngo ibyiza ni uko mwakorera iby'ubugingo aho gukorera ibyo kurya bishira. Rero impamvu abantu bavuga ngo kwa Yesu haba ngo iyo umuntu ahageze ahura n'ibibazo n'ibigeragezo biterwa n'icyahakuzanye. Hari abaza baje gushaka imigati, hari n'abaza baje gushaka Yesu ubwe. Ariko ubundi nitegereje buriya cyane cyane ku bantu bavuga ubutumwa bwiza bwa Kristo cyangwa se umuntu ufite umuhamagaro, kuki njya nkunda kwitegereza abantu nkasanga barabwiriza ugasanga imimerere barimo ntinejeje yo mu buzima busanzwe. Yego baranyuzwe barananejejwe kuko bafite Kristo, aho ugasanga mu buzima busanzwe bameze nk'abantu bakennye. Abenshi ntabwo ari bose, bameze nk'abantu bakennye, bameze nk'aho ubuzima bwabacanze ku buryo hari n'ababasuzugurira muri biriya mimerere abantu baba barimo baba bameze kuriya. Biriya bintu ubibona uti? Ndabivuga mu buryo bubiri. Icya mbere, iyo umuntu yakiriye Kristo aba yahinduye ubuzima, kubera ko niba wari utunzwe no kwiba ukaba wakira Yesu nk'umwami n'umukiza, birumvikana ko ubwo buzima ntuzabusubiramo, kwiba ntuzabisubiramo. Biravuze ngo rero ushobora kuba wakiriye Yesu kubera ko wari uri mu buzima Yesu atarimo, ukisanga muri ubwo bukene. Ikindi cya kabiri, arabitiranya umuhamagaro. Iyo ubutumwa ufite ari ubwa Yesu ariyeranje akagutunga. Hari n'abandi bajya mu muhamagaro utari uw'abandi, bityo bikabagora, bikaba bakena kubera ko bagiye mu muhamagaro utari uwabo. Ariko iyo ufite umuhamagaro w'Imana, iyo ari Yesu waguhaye ubwo butumwa bubasha kukubeshaho cyane. Wagira icyo ubwira abantu bagukurikiye kuri Birandikwa TV Agaseke wari ubapfundikiriye, naguha umwanya? Tubanze dusenge. Mana, turagushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye wo gutanga ubutumwa wadushyize ku mutima. Dusengeye Mwami abagiye gutega amatwi iki kiganiro kugira ngo ubashyigikire. Mwami, ijambo ryawe abo rigiye kugeraho, abadafite agakiza ukabahe, kandi Mwami n'abakakiriye ijambo ryawe rirushaho kubahumura amaso.
nsabiye rero umugisha buri muntu wese uza gutega amatwi iri jambo ryawe kugira ngo rihindure amateka y'ubuzima bwe, yaba ubwo mu mubiri ndetse no mu mwuka. Ushyigikire buri muntu wese, kandi Nyiringabo Imana, iri jambo ryawe ritume isi ihinduka, ritume Mwami abantu bagubwa neza mu mitima yabo. Tuguhaye ikaze muri iki kiganiro, kuko ijambo riravuga ngo tuzaba abagabo nitumara guhabwa umwuka wera. Mpamagaye umwuka wera ngo aze Mwami ashyigikire iri jambo kugira ngo abo riza kugeraho ribagirire umumaro. Urakoze kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Amen. Mwe mukurikiye Birandikwa TV, tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo Yesu wawe. Muri iki gitondo nkuzaniye ijambo rivuga ngo Yesu wawe. Namaze kwitegereza nsanga abantu benshi basenga Yesu w'abandi, abandi bakavuga ubuhamya bw'abandi, ariko bo ntabwo bagira. Muri iki gitondo rero nkuzaniye ijambo rivuga ngo Yesu wawe. Reka nihuse dusome ijambo ryanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 6, umurongo wa 24. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko abo bantu babonye ko Yesu n'abigishwa be badahari, bikira muri ayo mato ubwabo, bajya i Kaperinawumu kumushakirayo. 25. Bamubonye hakurya y'inyanja, baramubaza bati, mwigisha, waje hano ryari? Yesu arabasubiza ati, ni ukuri ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma munshaka, ahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga. Reka dusimbuke dusome kuri 66 twumve iki jambo riri kutubwira. 66. Benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma, barurira kugendana nawe. 67. Yesu abaza abigishwa be 12 ati, kandi namwe murashaka kugenda? 68. Simoni Petero aramusubiza ati, databuja, twajya kuri nde ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho, natwe tukaba tuzi yuko uri Kristo wera w'Imana. Reka tuganire kuri ayo magambo. Nshuti bavandimwe ba Kristo, abantu benshi bakurikiye Yesu kubw'imigati, abantu benshi bagiye bakurikira Yesu kubwo kumwumva n'abandi. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ubwo Yesu yari Kaperinawumu, ku munsi wari washize, Yesu yari yateranije iteraniro, aza gukoramo igitangaza cy'imigati, abigishwa ndetse n'abandi bantu bari bahateraniye bamureba. Nshuti muvandimwe ukurikiye televiziyo Birandikwa, ndagira ngo nkubwire ngo abantu benshi muri iki gihe bakurikiye inkuru z'imigati, bakurikiye Yesu utanga imigati, ariko ntago bigeze bakurikira Yesu utanga agakiza. Nge rero nanjye kukubwira ngo Yesu wawe umukurikire, utamukeshaho imigati, ahubwo umukesha ubugingo buhoraho. Ngo ijambo ryatubwiye ngo batangira kugenda basubira inyuma, bagenda basubira inyuma. Ni iki gitumye basubira inyuma? Nuko icyari cyabazanye atari cyo Yesu arimo arakora, kuko Yesu yari amaze kubareba mu mitima, asanga ntabwo bazanywe no gukizwa, asanga ntabwo bazanywe no guhinduka kw'imitima, ahubwo bazanywe n'inyungu z'umubiri. Kandi ndagira ngo mbwire umukristo dukurikiye ko Yesu atakora ikosa ryo kukugeza aho ushaka kugera weho utaragera aho agushaka. Biravuze ngo icyo Yesu yaje kugira ngo atange ubugingo buhoraho,
yaje kugira ngo abanyabyaha bihane. Nshuti ukurikiye iyi televiziyo, ndakwinginga kandi ngusaba kugira ngo umenye neza ko icyatumye Yesu aza kwari ukugira ngo wihane ibyaha, uzaba umuragwa w'ubwami bw'ijuru. Ndagira ngo nkubwire ngo wasenga, waririmba, wahanura, wabwiriza ubutumwa, ariko utari kumwe na Yesu, kuko uwari kunyura aho Yesu ari n'ababigishwa ndetse n'abo benshi bari baje kureba uko imigati iri buze gukorwa, yari kuvuga ati aba baje gusenga. Rero Yesu ntiyakoze umugati kuko si cyo yaragambiriye kuri uwo munsi, ahubwo icyo yaragambiriye kwari ukubwiriza abantu iby'ubwami, kwari ukubwiriza abantu iby'ubugingo buhoraho, kubera ko abantu bari baje atari cyo cyabazanye, basanga iby'ubugingo bitabareba, cyane ko bari kurebwa n'imitsima ari we yabazanye, ngo bahera ko basubira inyuma. Ndagira ngo nkubwire ngo buri muntu wese yasubira inyuma, ariko ufite umuhamagaro wa Yesu, nubwo byakomera, nubwo intambara zaba nyinshi, nubwo imiraba yatera, iyo Yesu yaguhamagaye abasha kuguha imbaraga zigukomeza. Iyo Yesu yaguhamagaye aguha n'imbaraga zo kwihanganira ibikugerageza. Nanzinduwe no kuza kukubwira ngo umenye Yesu wawe n'icyo aguhamagariye, kandi we guhamagarwa n'umugati, we guhamagarwa n'inzu nziza, we guhamagarwa n'igipangu cyiza, ahubwo uhamagarwe na Yesu kandi wemere itegeko agutegeka, kuko nibyo byabasha kuzatuma utamwara kuri wa munsi w'urubanza. Rero tuganye ku musozo. Imana y'amahoro iguha umugisha wogiye kudutega amatwi, Imana igushyigikire muri uru rugendo watangiye rw'inzira y'agakiza. Murakoze cyane. Reka turangize dushima Imana yo ibanye natwe, ijuru ribashyigikire. Mana, turagushimiye kubw'ubutumwa wari uduhaye kubwira abakirisitu, kubwira ubwoko bwawe, kugira ngo ijambo ryawe ribagireho ububasha, kandi ijambo ryawe Yesu rizana impinduka, rituma abantu bakizwa, ribahumura amaso, bamenye Mwami inzira ikwiriye, bamenye inzira ikwiriye yo kunyuramo, kuko iby'uruyoberanya muri iyi nzira ni byinshi cyane. Abantu benshi bagiye bumva amajwi abahamagara, bagiye bakurikira inzira yo gushaka amazu n'amamodoka, ariko ntibamenya ko hari ijwi ribabwira ngo bakizwe, ntibamenya ko hari ijwi ribabwira ngo bashake ubugingo buhoraho. Rero Nyiringabo Imana, turi imbere yawe, ndasenze kugira ngo umuntu wese uteze amatwi iri jambo ryawe rimuhumura amaso, kandi amenye neza ko ari wowe ugira icyo urema kandi ukagikomeza kuwagushakanye umwete. Urakoze kubyumvishije, urakoze Mwami kubwo Mwami kushyigikira ijambo ryawe. Komeza kubana natwe mu izina rya Yesu, amen.